tuvuge dusome twandike neza ururimi nk'uko twabisezeranye muri video yacu heruka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakwandika ibaruwa isaba akazi. Nk'uko bisanzwe ibaruwa isaba akazi ni ibaruwa y'ubutegetsi. Birababaje kuba wakenera kwandika ibaruwa isaba akazi ukajya kuyandikisha, ukajya kwiyambaza abandi kugira ngo bayikwandikire kandi nawe wabyikorera. Kurikirana iyi video kuva ku ntangiriro kugera ku musozo, iraza kurangira nawe ushobora kwiyandikira ibaruwa yubahirije amategeko y'imyandikire. Muri video iheruka rero twarebeye hamwe ibice biba bigize ibaruwa isaba akazi. Niba utararebye video ibanza rero byagufasha cyane ubanje gusimbukira hano kuri Teacher Time TV official, hanyuma ukareba video yabanjirije iyi ngiyi kugira ngo ubashe kureba ibice biba bigize ibaruwa isaba akazi. Numanuka hano mu description z'iyi video turaza kugushyiriraho link ihita kwinjiza kuri iyo video yabanje kugira ngo tuze kujyana wabanje kureba iyo video ibanza. Hanyuma rero reka dutangirire hamwe maze turebere hamwe uburyo iyi baruwa isaba akazi yandikwa. Uko bisanzwe rero nkuko twabibonye muri video iheruka, muri iyi baruwa isaba akazi iba igizwe n'ibice bitandukanye, aho tugiye guhera ku gice cy'umwirondoro. Kimwe n'andi mabaruwa yose, iyo ugiye kwandika ibaruwa isaba akazi ugomba kubanza umwirondoro wawe. Umwirondoro wawe uba ugizwe n'iki? Ku mwirondoro ugomba gutangiza izina ryawe, nkuko kuri urugero rw'ibaruwa twatangiye Sebahire Alex. Kugaragaza aho uherereye, ushobora kwandika uhereye ku gihugu, ugakurikizaho intara, ugakurikizaho akarere, ugakurikizaho umurenge, ugakurikizaho akagari, umudugudu, hanyuma ugashyiraho nimero za telefone ndetse na email yawe. Icyo ni igice kibanza cy'umwirondoro. Icyo gice cy'umwirondoro kijya hejuru ku munguni z'urupapuro mu ruhande rw'ibumoso, hanyuma ugasiga umwanya ukakiringaniza n'igice cya kabiri kigaragaza itariki aho uwandika ibaruwa aherereye. Mu kwandika itariki rero wandika aho uhagaze ako kanya. Niba ari umudugudu, urugero yanditse ngo Muriza ku wa. Hano ndagira ngo mbabwire ikosa kunze gukorwa n'abantu benshi iyo bandika kino gice cyo kwandika itariki. Iyo bandika iki gice cyo kwandika itariki bakunze gufatanya iyi kuwa, bakandika kuwa bifatanye, ariko mu by'ukuri ntago biba bifatanye. Wandika ku wa bitandukanye nk'uko bigaragara hano. Hanyuma rero iyo umaze kwandika iki gice cya kabiri cyo kugaragaza itariki, umaze kwandika kino gice cyo kugaragaza itariki naho uwandika ibaruwa aherereye, dukurikizaho igice cya gatatu. Igice cya gatatu nicyo kuvuga umuyobozi mukuru ugiye kwandikira iyi baruwa, utekereza ko afite inshingano cyangwa se afite ububasha mu kuguha akazi, cyangwa se akaba ari umwe mu batanga akazi ugiye gusaba. Aha ngaho utangira uvuga ngo bwana muyobozi, tuvuge yenda urugero y'ibaro tugiye kwandika dusaba akazi k'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, kandi yenda kano kazi tuvuge ko gatangwa n'umuyobozi w'akarere. Tuzavuga ngo bwana muyobozi w'akarere ka Nyamagabe, bwana muyobozi wa hanyuma rero hano duhita dukurikizaho igice kiba kirimo impamvu nyirizina iduteye kwandika iyi baruwa. Hano dutangira hano hepfo aho urupapuro rutangiriye munsi yaho twari tumaze kwandika bwana muyobozi w'akarere ka Nyaruguru. Impamvu tugaca umurongo, gusaba akazi. Igice gikurikiraho twandika muri make impamvu y'ikiduteye gusaba akazi.
aho twandika ngo Bwana Muyobozi, hanyuma hepfo tugakomeza tuti nejejwe no kubandikira iyi baruwa ngira ngo mbasaba akazi ku mwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Hanyuma rero tugeze ahangaha, iki ni igice cy'ingenzi kiba gikurikiyeho. Uwandika ibaruwa agerageza kwibutsa ndetse no kugaragaza aho yakuye iri tangazo, ndetse akagaragaza mu magambo ye kandi make uwo mwanya washizwe ku isoko, kandi akigaragaza nk'umuntu ushoboye gukora ako kazi. Muri kino gice rero uwandika ibaruwa ashobora kugira ati maze kumva itangazo mwacishije kuri radiyo tandukanye ku wa mbere tariki ya 18 z'ukwa gatandatu 2016 cyangwa se 2026, shiraho umwaka ushaka, musaba abashaka akazi ku mwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Niyemeje kubandikira mbasaba ako kazi kuko ngashoboye. Mu by'ukuri rero hano muri kino gice uwandika ibaruwa aragira ati mu by'ukuri nari nsanzwe mpagarariye urubyiruko mu murenge wa Ntemba, icyiciro cya kabiri cya kaminuza A0. Ndi inyangamugayo, mbese akavuga ibintu byose bimwerekeyeho, anagaragaza ko ashoboye cyangwa se afite ubushake n'umurava byo gukora izo nshingano cyangwa se byo gukora ako kazi. Hanyuma iki gice gikurikiyeho gisa nk'aho ari cyo gice cya nyuma muri kino gice cy'igihimba. Uwandika ibaruwa agerageza gusezera uwo yandikiye agira ati mu gihe ntegereje igisubizo cyanyu cyiza, mbaye mbashimiye. Mbaye mu gihe ntegereje igisubizo cyanyu cyiza, mbaye mbashimiye, mugire amahoro. Agasezera atyo. Hanyuma rero hepfo gatoya y'iyi baruwa uwanditse ibaruwa abagombye gushyiraho amazina ndetse agashyiraho n'umukono we. Nk'uko bigaragara kuri iyi baruwa, uwandika ibaruwa ni Sebahire Alex. Sebahire hanyuma munsi yaho gato Sebahire Alex agashyiraho umukono we. Turimo turegereza umusozo w'iri somo ry'uyu munsi. Ndabibutsa ko turi kwiga kwandika ibaruwa isaba akazi. Nk'uko bigaragara hano muri kino gice cy'igihimba, uwanditse ibaruwa aragaragaza ko hari ibyangombwa bigomba kuba byometswe kuri iyi baruwa. Iyo ugiye kuyitanga, ibyo byangombwa bigomba kuba bigaragara. Icyitonderwa: ibaruwa yawe isaba akazi ntigomba kurenza urupapuro rumwe. Ugomba gukora ibishoboka byose ibaruwa ukayandika ku rupapuro rumwe rwonyine. Ugomba kwirinda amakosa y'imyandikire. Hanyuma rero niba wandikishije intoki ukandikisha ikaramu isanzwe, ugomba kwirinda gusira ibanga, mbese urupapuro rwawe rukaba rufite isuku. Ikindi kandi ugomba kwibuka gusiga umwanya iburyo n'ibumoso, uburyo usoma abona ahafatira. Tugiye kurebera hamwe niba ibice byose twabonye bigize ibaruwa isaba akazi niba byuzuye cyangwa niba bigaragara muri iyi baruwa yacu. Igice cya mbere ni igice cy'umwirondoro. Dore ngiki kiragaragara. Hanyuma igice cya kabiri nacyo ni igice kigaragaza itariki uwanditse ibaruwa yandikiyeho iyo baruwa. Igice cya gatatu ni igice kigaragaza uwandikirwa ibaruwa. Hanyuma igice cya kane ni igice kigaragaza impamvu. Igice cya gatanu ni igice kigaragaza igihimba. Igice cy'igihimba gihereye ahangaha kikaza kikagarukira ahangaha. Hanyuma igice cya nyuma kikaza ari igice umusozo w'ibaruwa.
hanyuma igice cya nyuma nicyo kigaragaza amazina n'umukono by'uwanditse ibaruwa. tuvuge dusome twandike neza ururimi rw'ikinyarwanda nirwo rugize umuco wacu nk'abanyarwanda nirwo ruduhuza twese nk'abanyarwanda. Wowe twabanye muri iyi video, we twabanye muri iri somo kuva ritangiye kugeza rigeze ku musozo, niba iyi uzandika ibaruwa isaba akazi ukoresheje intoki, ni iby'agaciro kuzubahiriza ibi bice bikagaragara mu ibaruwa yawe. Ikindi, uwandika ibaruwa agerageza kubahiriza amategeko y'imyandikire. Hanyuma niba wandikisha imashini, ukibuka ko intera iri hagati y'ijambo y'inyuguti n'indi ugomba gushyiramo 1.5. Hanyuma ugiye gushyiramo intera iri hagati y'ijambo n'irindi, turaza duselecting cyangwa se byose tubishyiremo hano, tubiselecting, tuze tujye hano, tekereza ko ari kugaragara, hanyuma tuze dushyire muri 1.5. Nshuti bakunzi rero ba mwarimu w'ibihe, ndabashimiye mwebwe twabanye muri iri somo. Niba ubonye hari icyo bigufashije, nyamuneka kora aho ngaho kuri subscribe, hanyuma usharinge iri somo ku bandi, ukande aho ngaho kuri like, turangiza gukanda aho ngaho kuri like, wibuke uduhe igitekerezo cyuko iri somo waryumvise, urandika aho ngaho muri comment. Niba hari ikindi cyifuzo cyangwa se hari icyo wifuza kutubaza, nabwo watwandikira aho ngaho muri comment, tukazagusubiza mu isomo rizakurikira iri ngiri. Niba warakoze subscribe rero, ibyo byose warabikoze, ndagushimiye, iyo ni inkunga ikomeye. Naha ngaha dusubikiye isomo ry'uyu munsi, tuzakomeza n'isomo ry'ubutaha. tuvuge dusome twandike neza ururimi rw'ikinyarwanda nirwo rugize umuco wacu nk'abanyarwanda nirwo ruduhuza twese.